Nyagasani Mana yacu, ujya kurema abantu washatse ku mugabo n'umugore babumwe, turakwinginze injisho y'urukundo rumwe niruhuze abayoboke bagiye gusezeranira ku bana, maze ubwo bageneye kwera imbuto mu rukundo wafashe no kuba abahamya b'urwo rukundo nyine, kubwa Yezu Kristo umwana we n'umwami wacu, Imana mwana mugateka no mugaro mutagatifu, uko biyebera bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Muje mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohere abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore nibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho, mbese nk'uko Kristo agenzereza Kiliziya. Muyoboye se ko turi ingingo z'umubiri we? Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abana nawe. Ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yesu amaze gutanga inyigisho ava muri Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira arabakiza. Nuko abafarisayo baramwegera bamubaza bamwinja bati, ese biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore,
kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urugo, umugore agomba kumenya ko uri umutima warwo, igihe cyose azitwara nabi, igihe cyose azahagarika iyo myitwarire myiza, azavuga ati urugo ndarushenye. Ariko Jane, ibyo ntibizakubeho, nibyo turi gusaba ngo Nyagasani ibyo byose abyigize kure. Mu ivanjiri tumaze kumva, twumvise abafarisayo begera Yezu bamubaza bamwinja ati ese biremewe gusenda umugore ku mpamvu ibonetse iyo ari yo yose? Ako kajambo ngo iyo ari yo yose ni ukuvuga ngo no mu mpamvu z'amafuti na bya bindi bidafatika na twa tundi dutoya, bo bumvaga ko bagakwiriye guhita batandukana. Ariko ikibazo gikomeye ni abagabo bari kwibariza, abagore bo bariturije, niba batuje cyangwa se niba bari kwibaza uko bizagenda ntabwo mbizi. Yesu rero yabahaye igisubizo cyiza ati handitse iki? Imana yabaremye ari umugabo n'umugore guhera mu ntangiriro, bityo rero ntabwo baba bakiri babiri, bombi baba babaye umubiri umwe. Nta mpamvu rero yo gutandukana, burya umwe yirukanye undi nawe yaba yiyirukanye. Ugushyingirwa rero kutugira umwe, ugushyingirwa kugira umugabo n'umugore umuntu umwe, bagatekereza ibibafitiye akamaro bose, nta kwikunda, nta kwirebaho. Jean de Dieu rero, impamvu ibonetse yose ntabwo igomba gutuma uhemukira umugore wawe. Jean nawe ni uko, impamvu ibonetse yose ntabwo igomba kuba urwitwazo kugira ngo uhemukire umugabo wawe. Tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye, none rero bageni mwaje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'abasaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristu. Urwo rukundo mufitanye, Kristo ararusendereza imigisha ye, ararwuzuza kandi arukomereshe isakaramentu mugiye guhana, kugira ngo mwebwe abo yatagatifuje ku bwa batisimu mushobore kubana iteka mudahemukirana, kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'iri koraniro ry'abakristo nshaka kubabaza ngo mumbwire ko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mugiye kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi. Jean de Dieu ni ku bwanyu? Ni ku bwacu. Jean ni ku bwanyu? Ni ku bwacu. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Jean de Dieu urabizi? Urabizi. Jean urabizi? Urabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byago. Jean de Dieu urabizi? Urabizi. Jeanne urabizi? Ubwo mwifuje kugira isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, ngaho nimuhindukire murebane, muhane ibiganza, maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire undi isezerano rye. Njyewe Sohoza Jean de Dieu, nemeye ko wowe Jeanne Iradukunda Jeanne Marie umbera umugore, kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Njyewe Iradukunda Jeanne Marie, nemeye ko wowe Sohoza Jean de Dieu umbera umugabo, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yanjye, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku
ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amina. Bavandimwe Jean de Dieu na Jean mumaze gusezerana, ubu noneho nimusenge bucece muzirikane ubuntu Imana ibagiriye. Tugiye guha impeta umugisha. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo aba Jean de Dieu na Jeanne bagiye kuzambara bazahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana ku bwa Kristo umwami wacu. Iradukunda Jean Marie akira iyi mpeta wambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Sehabeza Jean de Dieu akira iyi mpeta mwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe mumaze gushyingiranwa mwabaye umwe, none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye. Abageni bacu bamaze gusezerana. Jean de Dieu agiye gutwikurura umugore we Jeanne Marie, arebe niba ari we basezeranye koko. Narangiza aramuhobera amwishimire, anamutwereke natwe tumwishimire tubaha amashyi n'impundu.